baje gufata umugeni wabo nyamara icyo tuzi ni uko umukobwa Karegeya yari yamaze kumucikisha, bari baraye bagiye mu rugo ibibazo ari byose, ariko noneho nyir'umugeni we watanze inkwano miliyoni ye aje kumufata. Yesu dusubiye inyuma gatoya rero, duheruka umugore ajya kuri geti agiye kureba umuntu wari uvuze, agiye kureba ihoni ryari rivuze, agiye kureba imodoka yari ihari kuko bari bumvise ihoni. Duheruka umugore yirukanka ajya ku irembo nyuma yo kumva ihoni, mu gukingura geti maze asanga ari wa mugabo Kimonyo wari uje gufata umugeni we nk'uko byari biteganijwe kuri uwo munsi. Byagenze bite sasa? Reka dukurikire inkuru. Yes, nuko umugore rero akimara kumubona ariyumanganya, arakingura, aramusuhuza, umushyitsi bamuha karibu, yinjira mu nzu. Bicaye muri salo nk'ibisanzwe, umugore ati rwose ni ukuri mwazindutse. Kimonyo ati gahunda iba ari gahunda, niko biba bigomba kugenda kuri isaha n'isaha. Umugore ati reka mbwire Rugema nawe aza gusuhuze. Umugore arahaguruka yinjira mu gikari. Rugema rero ubwo baba asanga umugabo, ahita ahamusanga ati niko ntumbwire ko wari Kimonyo uje wenyine? Nyamugore atataba wera, ntumbaze noneho icyo turi bukore kuko ubu byandenze, injira umusuhuze nanjye ndaje. Kimonyo abonye Rugema aje komera Kimonyo we. Kimonyo ati mukomere cyane Rugema rwose, amakuru y'iminsi ra? Undi ati rwose amakuru yo ni imvange, ntabwo ari meza, biri aho ngaho. Kimonyo ati hose nuko niko bimeze. Ati maze rero kuvuga ni ugutaruka, gahunda zacu ziko zipanze, nta kavuyo nta rwaserera. Ndagira ngo rwose ndagira ngo dufangure ibintu ngende, kuko nubwo twabikoze mu bwiru, ndagira ngo dufangure ibintu ngende, kuko wenda nubwo hano twabikoze mu bwiru, ariko ngewe i Kigali mfite abashyitsi saa 9. Rugema ati se wa mugabo we, kugira ngo ntiwatwashe. Rugema ati se wa mugabo kugira ngo ntitwashobewe, ubu tuvugana rwose turabyutse dusanga umukobwa yaturutse n'ibye byose, kandi yajyanye n'umukozi w'abaganga. Kimonyo araseka ariko Rugema rwose ugira inzenya zidashira, niko ye. Ubu rwose utangiye kunsetsa nawe muri aya masaha. Nyamugore nawe barahahindutse. Rugema ati ariko rero Kimonyo rwose, Rugema ati ariko se Kimonyo, ubu koko urareba ugasanga ari ibyo gutebyamo koko? Ibyabaye byo byabaye, ahubwo twareba icyo dukora. Nyamugore ati yewe ni ukuri nibyo, natwe dukubiswe n'inkuba pe. Kimonyo ati ariko noneho ndabona hari muri seriye. Aragenze ndabona koko. Niko okay, uko nimunsubiza yanjye duseze amasezerano nigendere, ariko nyine murampemukiye, nta kindi nakongeraho, dupfa kuba dufitanye inyandiko. Nyamugore ati se amafaranga yose? Amafaranga? Nyamugore ati ariko se mwakabyara mwe, amafaranga se yarahari? Nyamugore ati se ugira ngo amafaranga yarahari ko twari twayakoresheje rwose? Nukora amafaranga twayakoresheje mu myiteguro yarashize, cyakoze dore hasigaye 200,000 gusa. Kimonyo atari kugomoza ibyo muri gukina nabyo. Kimonyo atari kubundi ubwo umuzi ibyo muri gukina nabyo. Ndashaka amafaranga yanjye yuzuye, cyangwa se mu mumwe umukurikira, ubundi sinabonye bangana. Umugore atoya we, oya ni ukuri, umwana wanjye aracyari muto rwose, tuzashaka amafaranga yawe tuyaguhe. Kimonyo atari ko ndumva mukina mwebwe rwose. Niba byose bidashoboka, ngiye gushaka ugura inzu yanyu ntiyishyure, kazi itari yo ngwate mwampaye. Rugema ati Kimonyo rwose ni ukuri ca inkoni zawe, dore ibyago ntibiteguza. Uwo mwanya Kimonyo ahita ahaguruka. Okay, ubwo nibyo mushaka, kandi ngira ngo muzi icyo amasezerano dufitanye avuga.
Nyamugore atoya, ngaho icara tubirangize, ni ukuri mwibigira birebire. Abahamagaye umurerwa wari uri hanze. Umurerwa 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 nawe hanze ati karame mama, ngwino hano. Umurerwa yaraje yinjira muri salo. Akihagera umugabo aramubwira ati "Okay, ngaho karaba bakumpere lift ngo utume sha." Mu by'ukuri umwanzuro wari ufashwe ni ukumuha umurerwa mu cyimbo cya Cyuzuzo. Erega umurerwa arakaraba arambara maze Nyamugore yasohotse hanze gatoya maze ahamagara umurerwa. Umurerwa nawe araza. Umugore arangije aramubwira ati ngaho itegure, bagiye kukumpera lifuti, ndashaka kugutuma. Mu by'ukuri umwanzuro wari ufashwe kwari uguha umurerwa Kimonyo mu cyimbo cya Cyuzuzo. Erega umurerwa arakaraba arambara maze abaje aho bari. Kimonyo wasaga n'uwarakayemo gake arasohoka akingura umuryango w'imodoka imbere. Abasigaye mu nzu basigaye bavuga. Umugore ati niko ugiye kujya? Umugore Kimonyo wasaga n'uwarakayemo gake arasohoka maze akingura umuryango w'imodoka imbere. Umugore nawe aho ari kumwe n'umurerwa aramubwira ati rero ugiye kujyana n'uyu mugabo i Kigali, hari ibintu ari bugure abiguhe ubizane. Umurerwa ati yego nta kibazo mama, gusa ndumva ntameze neza n'umutwe uri kundya. Rugema yahise amuhamagara ati ngwino gato. Rugema yahise ahamagara umukobwa we aramubwira ati ngwino gato nkubwire umurerwa. Basa n'abagiye mu gikari. Rugema umva, nimugera ahantu aho ariho hose akava mu modoka nawe tuvamo. Rugema yahise ashyira umukobwa we ku ruhande nuko aramubwira ngo ibintu bisa n'ibanga. Aramubwira ati rero umurerwa mwana wanjye, ibi bintu ngiye kukubwira ubikora uko mbikubwiye, kandi kuva none ahantu ntupate ntugaragaze ko harimo icyo nakubwiye. Numujyana n'uriya mugabo ahantu mugera aho ariho hose akava mu modoka nawe tuyivamo, kandi ntuyisubiremo. Urumva? Akira amafaranga 50,000. Nubona uko uvamo wenda utege na taxi voiture ariko ugaruke. Umurerwa byaramutangaje. None se papa, ni ikihe kibazo? Akimubaza Nyamugore wari wamaramaje gutanga uwo yabyaye. Umurerwa akibaza papa we, nyina wari wamaramaje gutanga uwo yabyaye abaraje. Aza ababwira niko banguka mugende ugire igihe ugarukira. Umurerwa yarasohotse yinjira mu modoka ajyana na Kimonyo. Umurerwa yari azi ko bari mu modoka ari babiri. Bageze ahitwa ku Gacuri, ngira ngo abanyamusanze barahazi, aho umuntu asohokera mu mujyi wa Musanze amanuka aza muri Kigali. Yumva inyuma umuntu arakoroye, uguhindukira mu modoka abona ngahore mu modoka se kandi harimo undi. Ibi ni ibiki mwuka byarabo? Ntakucikwa na episode itaha. Gusa iby'iyi nkuru aho bishya bishyira simpazi, namwe mwambwira ese urabona bishya bishyira hehe? Amaherezo y'ibi urabona ari ayahe? Amaherezo y'ibi wowe urabona ari ayahe? Manuka hasi hariya muri komenti utange igitekerezo cyawe, icyifuzo cyangwa se ikibazo waba ufite ku nkuru zacu, cyane cyane iyi ngiyi. Ndabakunda cyane rero. Ibrahim niwe mwari muri kumwe, nakagaruka tuzahurire muri episode ya 10. Ciao ciao.